Abantu benshi cyane kwisi cyane aba content creator bagitangira bafite ikibazo cy'ahantu wakigira video editing. Reka tuve kwisi tugaruke mu Rwanda. 30% by'abaturage barenga miliyoni 14 bakoresha YouTube, abenshi muri bo uploadinga ama video. Ugiye ko hari ishuri bagiye kwigiramo video editing? No, nimba utekereza gutyo uribeshye cyane. Bivuze ngo niba bose bataragiye muri iryo shuri ryigisha video editing bakoresheje iyi technique. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe application zirindwi akaba ufite muri telefone yawe zakwigisha ku editinga. Utiriwe ukenera umwarimu cyangwa uri umuntu wese waza kugufasha ku editinga. Icyiciro cya mbere turarebera hamwe application wakigiraho uri gutangira ku editinga. Kandi video nijya kurangira ndakubwira application zigera muri 3 wakabaye utunze utiriwe utunga izo application zirindwi zose ndi bukubwire haruguru. Izi application turazitondekanya tugendeye kuri materials zazo uko zigenda zirutanwa ndetse nuko zigenda zishyura. Ucyo usabwa no kureba video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya ese izo application ni izihe. Ngiye mugiye kubana muri video nyita Fabien. Guhaye ikaze kuri Fabien 1K. Ikintu cya mbere ngusaba nimba ubwa mbere ugeze kuri channel kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutaha ntizagucika, kandi ukanina like igitekerezo ufite muri comment kirakenewe. Ya rero application nakubwiye z'ingenzi ndi bukubwire haruguru maze kukubwira izi zindi nshobora kuba ndi buzikubwire mu kanya cyangwa se nkabikubwira video igiye kurangira. Ni wihutisha urahomba. Reka dutangire. Reka duhere ku cyiciro cya mbere ari cyo application zizagufasha kwiga ku editing. Icyiciro cya mbere turasangamo application ya mbere izagufasha ku editing, turasangamo application yitwa YouCut. YouCut ni application iboneka kuri Play Store ahantu hose wajya wayibona. Iyi rero ikaba imaze kudownloadingwa n'abarenga miliyoni 100. Iyi rero ikaba ari imwe muri application zoroha kuyikoresha kandi wanayigiraho ku editing, uretse kwidagira feature nyinshi nk'iza CapCut cyangwa se InShot. Iyo rero ikaba ariyo application ya 7. Application ya 2 mu zizagufasha kwiga ku editing neza urasangamo yitwa Screen Recorder cyangwa se X Recorder. Iyi ni application abantu benshi batari bazi ku editing ariko nayo iri editing. Iyo ugiye kuri iyi feature hanyuma ugahita ubona aho wakeditingira amafoto, aho wakeditingira video n'ibindi byinshi cyane. Iyi rero nayo ikaba imaze kudownloadingwa n'abarenga miliyoni 100 aho benshi bayikoresha bari codinga muri screen ariko nayo iri editing. Iyi rero yagufasha mu gukora video zawe kuko abantu benshi ujye ubona hano mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo barayikoresha kandi ku bwinshi. Iyo rero ikaba ariyo application ya 6. Iyi application yitwa X Recorder kandi nayo ukaba wayisanga kuri Play Store ukagenda ukandikamo X Recorder cyangwa se ukandikamo Screen Recorder nayo ugahita uyibona. Icyiciro cya 2 ni application zizagufasha ku editinga ariko usa n'ugiye kubimenya. Izo application rero turasangamo yitwa KineMaster. KineMaster nayo ni application yagufasha ku editinga neza. Iyi kandi nayo ukaba wayisanga kuri Play Store aho kugera hari kujya muri Play Store ukandikamo KineMaster video editor cyangwa se ukandikamo KineMaster byonyine. Iyo rero ikaba ariyo application ya 5. Iyindi application natakibagirwa waba ufite nk'umu content creator ushaka gutangira YouTube cyangwa se wayitangiye ni application yitwa ChatGPT. Iyi rero nayo ikaba ari application wasanga kuri Play Store aho wagenda ukandikamo ngo ChatGPT hanyuma ugahita uyibona. Iyi application ikaba yagufasha uyibaza ibibazo ikagusobanura n'ibijyanye na YouTube byose ukaba wayibibaza ikagusobanura kuko niyo kubazaho ibibazo, cyangwa se ikaba yanagukora thumbnail ubaye utazi gukora design. Iyi kandi nayo ukaba wayisanga kuri Play Store aho kugeraho ari kwandikamo ChatGPT byonyine ubundi igahita ikugeraho. Iyo rero ikaba ariyo application ya 4. Icyiciro cya 3 ni application zizagufasha ku editinga ariko umaze kugira ikintu ubimenyaho. Application iri bubanze ikaba ariyo application ya 3 turasangamo iyitwa Power Director. Power Director ni application editinga ikaba ifite na pro yayo kandi ikaba ifite feature nyinshi cyane kandi ifite n'amafonti meza wakoresha uri ku editinga video. Iyi rero ikaba ari application wasanga kuri Play Store ugiye ukandika muri search yayo ngo Power Director byonyine ugahita uyigeraho. Iyi rero ikaba imaze kudownloadingwa n'abarenga miliyoni 100 nayo. Iyo rero ikaba ariyo application ya 3. Application turasanga ku mwanya wa 2 ni application yitwa CapCut. CapCut ni application nayo editinga neza ukaba wayisanga kuri Play Store aho wagenda ukandikamo CapCut byonyine ugahita uyigeraho. Iyi rero ikaba ari application ifite feature nyinshi cyane, ifite font nziza, mbese muri make editinga neza. Iyi rero ikaba ari application wasaga muri Play Store aho wagenda ukandikamo CapCut ugahita uyigeraho. Iyi rero ikaba ari application downloadinzwe n'abantu barenga billion. Iyo rero ikaba ariyo application ya 2. Ku mwanya wa mbere tukaba turi buhasange application yitwa InShot. Iyi rero ikaba ari application editinga neza kandi ifite feature nyinshi. Iyi nayo ukaba wayibona unyuze kuri Play Store aho wagenda ukandikamo ngo InShot hanyuma ugahita uyibona. Iyi rero ikaba downloadinzwe n'abantu barenga miliyoni 500. Iyo rero ikaba ariyo application ya mbere. Mbere yuko tuvuga application z'ingenzi wakabaye ko ufite muri telefone yawe, reka tubanze dukore ubushakashatsi. Twifashishije ChatGPT itubwiye ko ku mwaka umuntu ukoresha CapCut mu buryo bwa pro bwo kwishyura yakwishyura $179 n'ibice 99 ku mwaka.
ayo akaba ari amadolari ya Amerika. Ikindi kintu wamenya kuri CapCut nuko gukuraho watermark yayo bisaba kwishyura. Ikindi nanone wamenya kuri CapCut nuko kugira ngo exporting mu 2080 nabyo bisaba kwishyura. Mbese muri make CapCut igira feature nyinshi ariko inyinshi muri zo kuzikoresha bisaba kuba warishyuye. Twongeye tukifashisha ChatGPT itubwiye ko InShoot yo kwishyura ku mwaka wayishyura amadolari 18.99, ayo akaba ari amadolari ya Amerika ku mwaka. Mu gihe CapCut yo wayishyura amadolari arenga 100. Kandi ikindi wamenya kuri InShoot yo gukuraho watermark n'ubuntu, ku exportinga video kuva ku 1080 kugeza muri 2K ni ku buntu. Mu gihe CapCut yo bisaba kuba warishyuye. Mu byumvikana byo CapCut ifite feature nyinshi ariko feature zose kuzikoresha bisaba kuba warishyuye. Rero ku muntu ukoresha application editing ku buntu birumvikana ko iya mbere imunogeye ariyo yitwa InShoot, ariko ku muntu ukora yishyura birumvikana ko CapCut ifite feature nyinshi akoresha. Rero ku bantu nkatwe dukoresha application tutishyura birumvikana ko application tunogeye ariyo bita InShoot. Kandi application ya InShoot nayo feature nyinshi z'ingenzi ziba zirimo wakoresha editinga video, kandi ni nayo yoroha kuyikoresha editinga video. Rero muri application akaba ifite muri telefone yawe za kwigisha editinga, ya mbere ni InShoot, iya kabiri ni CapCut, hanyuma indi application naguhitiyemo yagufasha muri byinshi no gusobanukirwa byinshi kuri zo application cyase no kubyerekeranye kuzamura channel yawe ikabikugiraho inama ni application yitwa ChatGPT. Ndagushimiye twabanye muri iyi video, duhure muri video ikurikira. Nizere ko subscribe warangije kandi igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Ciao ciao.